muramubonye mwabonye umustarikazi Cherry Silver umusitari wa mbere igihugu gifite umustarikazi pe umukobwa w'umustarikazi kabisa ngira ngo namwe mwabyiboneye uyu cyangwa se uriya mubonye arimo ahobera his excellence bona baciringa bona baganira oh my goodness ni Cherry Silver ariko ntaramuzaho mwaramutse neza kandi muraho igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwe mwese igitondo cy'umugisha umunsi mwiza amahoro y'Imana bane namwe kuri mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya hano kuri Nele TV1 no kuri Imana nibishimire amahoro y'Imana iteka nabane namwe nge tubana umunsi ku munsi nyene Nele nk'ibisanzwe narabibabwiye igitondo cyiza ni ukuri mba ngomba kubakubita amakuru y'abastari nkuko maze kubimenyera uyu ndatekereza nawe mumuzi yitwa Cherry Silver mwamubonye Cherry Silver mwamubonye ari kumwe na his excellence baciringa we mwabibonye uziko baciringa kuruta uko nciringa n'abashuti banjye mbega umubyeyi mbega his excellence mbega Cherry Silver oh my goodness ndatekereza mwese mwabibonye kabisa uyu mukobwa ni umustar pe kubana mutamuzi rero uyu ni Cherry Silver wa mustar wo muri kamideli cyangwa se wo fashion niko kazi ke ka buri munsi ko kumurika imideli ariko kandi akaba afite na foundation yitwa Cherry Silver Foundation iba mu babana b'abahanga b'abastar b'abanyempano ngira ngo mumaze kubamenyera kuko ntekereza ko nta gitaramo na kimwe kibamo batakibyinyemo ndabihamya pe nta ibitaramo byinshi bikomeye kwa Tega Ben barahabye ni ibitaramo byinshi even no hanze y'u Rwanda mu ndirimbo zabo nyinshi zitandukanye nka mama indirimbo bise mama indirimbo yakunzwe n'abatari bake no kuvuga ngo niyo ndirimbo twari dukeneye nyuma ya karahanyuze ivuga ngo akabura ntikaboneke nyuma y'akabura ntikaboneke twabonye indi urumva umuntu washaka kugira icyo abwira mama cyangwa se gushimira umubyeyi wo mu mama binyuze mu ndirimbo yakoreshaga iyo ndirimbo akabura ntikaboneke ariko aba bana baduhaye indi ndirimbo yitwa mama abavuze atakabura kakaboneka rimwe bakakaboneka rimwe ryonyine bavuga ati ndagukunda ariko Imana yirandusha nyine murabumva ni abastari nyine n'umuntu utaruzi indirimbo yakwifashisha ashimira mama we uwashaka gushimira umubyeyi we binyuze mu ndirimbo ukaba udashaka iriya karahanyuze yitwa kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu wajya mu ndirimbo z'abana muri Cherry Silver Foundation habamo indirimbo yitwa mama indirimbo nziza cyane so ibyo nababwiraga kugira ngo mwumve neza ko ari abana bamamaye bafite indirimbo nziza bafite amajwi meza pe bazi kuririmba bazi kubyina nabo n'aba fashion nabonye bamurika imideli bariga mbese abo bana navugaga ni aba Cherry Silver uyu mubona w'umustar kabisa umwe rukumbi umustar umwe rukumbi si hariya gusa na ahantu henshi yakunze kugaragara ari kumwe na his excellence even na Jeannette Kagame ni henshi kabisa yakunze kugaragara baciringa baganira mwabibonye ukuntu yamuhobeye ni Paul Kagame ari kumwe n'umwuzukuru we mubona ko byari ibintu byiza ubona ko uyu niwe mustar kabisa ahubwo ngiye nkibaza ubitekereje wabonaga bari kuvuga ngo iki amakuru y'iminsi twari tubakumbuye numvishe biteye amatsiko aramanuka arunama gatoya avugisha bebe avugisha umwuzukuru w'igihugu kuri kose ambwiye uko bye cyangwa se sava afite utuntu yamubwiye ko wabonaga ko kabisa ari umuntu ubona ko no guciringa ubona ko basanganwe bafite urukundo ni umustar kabisa ubona ko uriya muryango awisangamo cyangwa se his excellence ubona neza ariko usibye no kuvuga ngo iki nge ntekereza ko ariyo bisaba gutinyuka kuko naga ko his excellence yamuciriye bugufi bari guciringa nk'umubyeyi n'umwana sinzi mutabonye pe ubona mana nge numvishe ngize amatsiko pe sinzi nimba mwebwe mutagize amatsiko yo kumenya se ni iki baganiraga ntabwo mbizi aha rero bari bitabiriye
igitaramo cya Giant of Africa ni igitaramo kiri muri Kamuco nyine, namwe murabyumva. Ahubwo njye kabisa hariya ahantu y'amatsiko nakomeje nibaza ni uduki barimo kuganira. His Excellence rwose icyama njye niyo rwose tugahora nk'imvura ikiganiro muba mufitanye mubazanya amakuru, foundation imeze gute. Okay, byari byiza pe, byari byiza ko ndabwiye ngo Sherry Silver ni umwe mu basitari kazi iki gihugu gifite pe, ni umwe mu basitari kazi iki gihugu gifite. Uzatinya umuntu uciringa na Paul Kagame bitari rimwe, bitari kabiri, bitari gatatu, kuko ni ahantu henshi uyu Sherry Silver amaze kugaragara. Kuko ntekereza ama event abera hano hariya muri ziriya stade, even BK Arena, stade Amahoro, event iyo ariyo yose Paul Kagame yitabiriye, uyu Sherry Silver aba ahari, kandi ntabwo ataha badahuye, barahura bakaganira, ubona ko ari abantu kabisa bafitanye umubano. Ariko kabisa His Excellence azi kubana pe, azi kubanira abanyarwanda. Byagera ku basitari arabashyigikira kandi akabigaragaza ko biri kose, ubona ko ari umuntu ushyigikira nawe imyidagaduro. Kuko iyo aciringa n'umuntu nka Sherry Silver si umuyobozi, ni umusitari ni umusitari byonyine, ariko ukabona barimo guciringa, ubona ko ari ibintu byiza cyane, harimo guca bugufi gukomeye pe. Biriya bintu ubona ko ari ibintu byiza, ari umuntu ushyigikira urubyiruko by'umwihariko, cyane cyane abanyempano nyine. Ubwo aho dusangamo abasitari batandukanye mu mpano zitandukanye. Hano uyu Sherry Silver we ari umurikamideri, niko kazi ke ka buri munsi kazwi. Ubwo afite n'utundi two turi private, ndetse no kuba afite abana b'abasitari bakunze kwifashishwa mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu Sherry Silver impamvu bavuga ngo ni umusitari kazi, iyo atari kumwe na Paul Kagame mu bitaramo nk'ibyo, ubona neza ko ari kumwe na Jeannette Kagame. Njye niwe munyarwandakazi mbonye baba nyine bahuza cyane, nimba abandi basitari babatinya, ariko uko biri kose umusitari ushoboye kugeraho ari, mujye mwiganira. Nabonye kabisa uriya musaza umubyeyi wacu aganira neza, nkurikije ukuntu nabibonye aciye bugufi, afite ubwuzu. Mwabibonye yari afite ubwuzu, barahoberana, barasuhuzanya, wabonaga ko afite ubwuzu bwinshi pe. Njyewe nabikunze, namwe mubikunde. Nagombaga kubibagezaho, mwagombaga kubimenya. Njyewe narababwiye ko nta makuru ari muri iyi showbiz mutagomba kumenya, yaba muri gospel, yaba mu basitari b'umuziki, mu mafilme, aho ariho hose. Upfa kuba ukurikirana ibiganiro bya Nelia TV1, ibiganiro bihanyura, amakuru yose uba uyafite pe. Ahubwo waba utarakanda subscribe, ntabwo mbyumva. Nta kuntu umuntu wese, ntekereza ko umuntu wese ukurikirana ibiganiro bica kuri Nelia TV1 amaze gusobanukirwa byinshi bya hano muri showbiz, amaze kumenya abasitari n'amakuru yabo, mbese nta kintu kimwihisha na kimwe. Ibintu byose baba bifite kandi abifite ku gihe. So uyu ni Sherry Silver rero, impamvu rero umusitari, ndakeka nimba mbyibuka neza, ariya mu gihugu cy'Ubufaransa, mu mujyi w'i Paris, harimo statiye ko nduca mu muhanda, hari rompwe irimo statiye ya Sherry Silver. Urumva ko ari umusitari bikomeye kabisa, urumva ko ari umusitari. So wowe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora hakore pe. So ubwo wabamenye tu Sherry Silver wari umuzi, nimba wari umuzi wowe nyine urumva uramuzi, ariko nawe utari umuzi urumva ko ukeneye kumenya byinshi, ukeneye kumenya abasitari. Kubona umuntu arimo ahobera Paul Kagame ukibaza ati uyu ni nde? Uriya ni Sherry Silver. Ufite babana b'abasitari nababwiye bazi kuririmba cyane, bazi kuririmba pe, ni uyu nguyu nyine ufite iyo foundation. Wagombaga kumumenya, kandi n'abatari abangaba urahari ngo umenye amakuru. Upfa kuba waje kuri Nelia TV1. Ngaho kora subscribe rero, usige comment, ukore share. I love you, ndabakunda cyane pe, ndabakunda umunsi ku munsi. Nkunda ko mudahwema gukurikirana ibiganiro bicano kuri Nelia TV1. Nababwira ngo naho ubutaha nagombaga kubihera iyo update. Imana ibarinde.